iyi Mana rero niyo igiye gushobora ibintu byose. Yego. Iyi Mana igiye gushobora byose, ibishyire ku murongo. Arasi yizamuhoza amarira imuha umugabo mwiza w'umugisha, ari n'uyu mugore witwa uyu nguyu turi kumwe witwa Solange, nawe agiye guhozwa amarira, Imana imuha umugabo w'umugisha. Hanyuma ukiri aho ngaho, niki witeze kuri Solange? Pastor Mutesi yaraguhemukiye. Gira ikintu ubwira abantu bakurikiranye iki kiganiro. Niki witeze kuri Solange ko wabonye ashobora guhemukira nawe, ushobora kubyizera ugasanga nawe araguhemukiye. Pastor Mutesi reka mvuge ngo njyewe nta nicyo yampemukiye, ahubwo niwe wihemukiye. Uwicaye nabi ababaza imbere ye. No kuvuga ngo Pastor Mutesi njyewe missionary natumwe kuri we y'Imana yarasohoye, ubukwe burataha. Niba ubukwe bwaratashye, ibyo ari gukora byose nibiri kuba ku mbuga nkoranyambaga, n'aya majwi basohoye n'ibyiwe niwe biri kugaruka. Se njyewe nta n'ikibazo mbifiteho, ahubwo njyewe ndashaka Imana yahabaye ubukwe bw'abantu bugataha. Feredina Kamurongora binyuza hakomeye. Rero iyi Mana nigiye gutabara aba bagore uko ari babiri, uyu n'uyu muntu witwa Asiya Mukano niyo nshuti Theogene. Imana igiye kubagira neza, ngiye kubasengera nkuko nasengeye na Pastor Mutesi, ubukwe bugataha. Rero njyewe siniteze ibyo kuvuga ngo ingaruka zizaza, wabyumvishe, kuko n'ubundi na Mutesi ingaruka zihabaye mwazibonye zarinyishe. Mutesi wagize acyakazana imbwa mu kiganiro, kandi azi ko ubukwe bushyushye, ibintu bimeze neza, ikiganiro cy'iyobokamana akizana mwimbwa. Imana ikambwira ati ubundi Mutesi bari bamuroza, ababisha be bari bamumereye nabi, ndetse bagiraga ngo bamuteze umwaku n'Imana imwangi mureke mukureho amaboko, ngo ariko nk'umuhanuzi wahawe gusengera Pastor Mutesi ngo ubukwe butahe, genda umusengera uriya mwuka w'imbwa umuveho nk'uko n'umwaku yari afite, undi kuwumukuraho wose, hanyuma ubukwe buzataha. Aba mbikoreye umuhanuzi wanjye nabicishijemo mbere. Rero bishaka kuvuga ngo nawe nibyo byakunyuraho byose, n'ibyaba kuri Asiya byose, mwubake nk'uko ihaye Mutesi ubukwe ikabumuha binyuza hakomeye. Ubwo ndumva asubije icyo bari bambaje. Se mukozi w'Imana, nanjye reka nkubaze, wasengeye Pastor Mutesi kugira ngo abone umugabo. Yego. Ariko tubona ko buriya bukwe bwabayemo intambara nyinshi cyane zigiye zirenze. Nabaga ndi gusenga. Ese uyu munsi wa none uru rugo noneho uru rugo rwamaje gushingwa. Yego. Ni ikihe cyerekezo ureba rufite uyu munsi wa none? Urugo rwa Pastor Mutesi. Urugo rwa Pastor Mutesi na Feredina Murindwa. Feredina na Pastor Mutesi, urugo rwabo sinshinzwe kurujyamo. Njyewe ubwanjye Imana yasohoje ibyo yagombaga. Icyo wari ushinzwe byari kugira ngo ubahuze bihanura bahuze babane. Rw'abarozi bashakaga kwica Mutesi. Yego. N'abagore bahoraga kuri za social media hano. Hari n'uwazaga karira ati yanguriye Frate Feredina, yamfashaga yanshyigikiraga, none Mutesi atwariye umugabo. Abo bose mwaje mubona babagore hano. Birumvikana ko yabakubise hababaza, ariko yabakubise hababaza buriya. Kubyumva umugabo kumugutwara. Umugabo arahenze. Mutesi nawe nundi wundi. Gusa wundi n'iki gikomeye. Yego. Tugendane neza. Nk'ubwije ukuri kw'Imana byose. Yego. Abagore b'ibizungerezi beza b'amatayi bakoze divorce, n'abagore beza uri kubyumva basanzwe mu buzima busanzwe, wenda bapfushije abagabo bakaba ari abapfakazi bakiri batoya. Abenshi bari birunze mu bukwe bwa Mutesi, ku buryo umuntu witwa Byukura bagirane Noheli yarebye abagore beza bari mu bukwe bwa Mutesi, ngo Byukura bagirane Noheli ngo ataha yumva amarari yamuteye. Irari ritari mufata. Byukura bajyane ngo yaje kuri kamera hano ari kuvuga ati mbonye abagore b'ibizungereze mu bukwe bwa Mutesi, numva narara ndumva uwo munsi. Ubwo byabaye nka ryarari ryafashe Steven barimo kumumasa ibirenge, ukuntu yakabanda yari yabaye. Mutesi ibye nibirebere bishaka kuvuga ngo Mana yanjye mbaye mucukije Mutesi, ndagucukije ngiye kuri Solange, niwe ngiye gusengera ubona umugabo. Icya kabiri ngiye ku muntu witwa Asiya Mukano w'inshuti Theogene nyakwigendera, hanyuma nawe Imana imumwakure, kuko ngiye mfite impano zijyanye no gusengera abantu bagakira imyaku. Na Mutesi arawukiza, ariko byari bikomeye. Ubundi igikorwa yakoze ni kibi cyangwa ntago ari kibi? Igikorwa kimeze gite? Kira cyo koza ibirenge Steven. Uravuga Asiya. Asiya kira gikorwa yakoze ni kibi. Biriya ntago byari bibi, ahubwo ikibazo nuko babizanye kuri kamera. Ahubwo wabishyize kuri kamera nabaye mubi, kuko tubana kira gikorwa yakoze umuntu wa mbere wagikorewe kinarenze baganaguza n'umusatsi ni Yesu.
byongeye kugaragara rero Asiya agikora ariko abantu oya ntago ari Yesu ariko gukora kiriya gikorwa se ubwabyo biza kuba bibi uriya mugore wakoreye kuri Yesu aba yaravuzwe cyane bikanagera kure kuki uriya mugore atavuzwe cyane kandi yarabikoreye Yesu se uriya mugore kucyavuzwe no kuri mugabo iriya kabanda ari yegutse ni iyihe mpamvu dore ikintu kirimo kimwe uri kubyumva buriya no kuvuga ngo Pasiteri Mutesi uri yubona ni ikirara cyo ku rwego hejuru kubera ko uri kubyumva yashakaga kwigisha uburara Asiya mukane inshuti Asiya birabigendeyemo noneho Asiya uri kubyumva wibuke ko ari amadolari 4,000 Mutesi yari ari gukeka avuga ati ndayahubuza muri Steven nyamukuremo yagomba kuyamuha iyo biza kwemera yakoresha ibishoboka byose anafatana ari amashusho biranga ntibyemera yashize ngo Asiya ku ruhande aramwinginga aramubwira ati wamyemereye ukitwara neza ukifata ati wamenye ubwenge umuntu aragukora ukamujugunyiriya ku yihe mpamvu ariko Asiya ahita kwaterwa na marayika w'Imana ubwiza bw'Imana buramusura ubwenge bw'ubumana buramusura aravuga ati biragatsindwa namaze kumenya kuri kuncuruza wa mugore we mbabarira ariko ngo uriya mugore ngo n'umure yaragize amakenga nubwira video yafashwe ariko ngo na musaza wari bari kumwe bagendana mu modoka n'ubundi bakunda kugendana burigi nawe yarahari ariko ngo hari ahantu uriya mugabo yafataga video akayimwereka akamubwira ko natamuha biri bukomere umugore n'undi yakomeje yihagarara hakomeza bintwara arinza atandukana n'uriya mugabo icyo kintu kitabaye Steven nawe mu ruhande rwe bigaragara ko yifuza kubaka nubwo nawe ubona yaragiye aca mu bikomere by'abagore yifuza kubaka gute kandi we ngo umugore abonye w'inzobe atamucaho ngo akunda abagore b'inzobe umugore w'inzobe umuteze ngo uhita umufata ngo yabonye inzobe y'umuntu witwa Asiya kuri yicanye none ngo ari no kuntu ngo Asiya yabaye ntabwo ari ubwa mbere rega ahaguruka ntabwo ari ubwa mbere hari ubwo igeze kuza kwa Pastor Mutesi hanyuma abwira ati mpamagara cya kizungerezi ahageze Pastor Mutesi we Pastor Mutesi ahita aca hari igendera ndahira kubata mujyana none kwamuhanuriye ariko n'ubundi bamujyana reba kuri kamera bakurebe ntago ari ubwa mbere biriya byari bibaye Steven yaje kwa Pastor Mutesi amaze kuzayo hanyuma arabwira Pastor Mutesi ati mpamagara wa mugore ese ubundi ko Pastor Mutesi yakuye mwakiwe akaba afite Fredina amuhamagaye rero amuhamagaye ntago byari imbere amuhamagaye rero amaze kuhagera nibwo yamusize wenyine Imana igiye gukora ibintu bikomeye guhoza amarira n'abandi bagore ku Mutesi siwe mugore wenyine kwisi ariko ndagira ngo manze nibarize Solange bakimara kukubwira ko baguhanuriye umugabo nawe bigasanga wifuzaga umugabo ese muri we ho byakiriye ute wumvisha ubifashe gute wumvishe bimeze gute muri wowe byanunguye pe birakunejeje kuko ndabona nta marangamutima agaragara y'umuntu wumva ko agiye kubona rubasha agiye kubona umugabo njyewe se yego byanunguye pe bamanuriye nka Mutesi ariko njyewe ese mu buzima busanzwe wari waratanze icyifuzo ko wifuza umugabo none se ko Imana ireba ibyo dutekereza byose ibyo bishatse kuvuga ngo n'ubundi ubwo buhanuzi babukubwiye nawe ubusanga buhuje nawe n'icyifuzo wari ufite cy'uko wumvaga wabona umutware oya si icyifuzo ngenda nari mfite ntabwo aricyo wari ufite njyewe iranunguye hanyuma iyo surprise muje nk'uko nayitunguje Mutesi mu gihe najyaga kumureba cyangwa se Mutesi Imana inunguye uko natunguye Mutesi dufite neza ko Solange nta kintu gito yarazi bamuhamagaye kuri telefone turi kumubwira ko turi kumushaka ntiyarazi gahunda n'imwe ihari ahubwo atunguwe no kumva profete ari kumubwira ngo yitegure Imana igiye kumuha umugabo ibyo twashakaga kumva hano profete tube duhanagura ikote muri hanagura kado tuzishake none se Mutesi akora ubukwe ntimwahanaguye amakote uretse ko abanyamakuru bamwe bagiye babasubizayo hari hagenewe umugabo wakoze divorce umugore wakoze divorce umufite kujyayo byari ibindi bintu Claude Niyonzima yikojeje mu rusengero mu bukwe bwa ariko Mutesi afite ibikosa we nubwo namusengeraga ngo abone umugabo ariko yaranzengereje na mareke buteka nzanyaga aho ndi gusenga ndi kugise mubereye mufatira iby'iburyo vuga nti batamwica dore ko abashaka kumuroga ngo baroge n'ubukwe bw'ibari beshi ariko Imana ikambwira ati ibikosa Mutesi afite n'ibyishi ariko nzabisohoreza kwiyubahisha kuko ndi Uwiteka nk'umuhanuzi sinzagukoza isoni ubukwe buzata mbona ubukwe buratashye nyuma ngo njye ngo buratashye ngo agiye wenda mu burera agiye gupfumbata umugabo numva ngo haje amajwi
bazasehise Mutesi ko narizi ko ibyo birangiye none birongeye birabyutse. ariko se buriya uretse ko abantu bagira imitima ikomeye kiriya gikorwa cyo buriya kigenda neza n'amagambo bavugwa hano hanze haba ku ruhande rumwe haba ku rundi biriya yego wenda ni mu bwiru nta nubwo twabasha kugeraho ngo tuharebe ariko se sinibaza mudu nimbi zikaba mudu yo kugira ngo biriya bintu bigende neza nk'uko hari byagakwiye kugenda. Uravuga ibigenda neza n'ibiki ushaka kuvuga? Ndavuga gutera akabariro byo nibisanzwe Ferdinand n'ubundi yari asanzwe abishoboye kuko n'ubundi abagore babaga yarasanzwe bishoboye ariko se amagambo avugwa kuko hari uwo nahoze numva kare arimo kuvuga ngo Muhirwa Ferdinand ageze aho ngaho ngo nawe aravuga ngo ibi bintu ngarabirambiwe Muhirwa Ferdinand ati Pastor Mutesi nubwo sezeranye nawe atariko ibi bintu ndabirambiwe ku buryo ngo umwe yagiye hasi undi ajya hejuru. Mwana umfashe sinongere kunzanira case ya Pastor Mutesi reka nje kuri gahunda y'aba bantu babiri yego nje kuri Solange nje no Korasiya Imana bari bitabara bamwakuri baha abatware hanyuma ibya Mutesi n'urugo rwe ibyo biramureba yego reka dusoze ikiganiro twebwe. Ikintu natangaje kimwe nuko nari navuze ndibibaye byiza Pastor Mutesi bamutera impanga cyabaro wabisengeye pe mutera impanga ariko atangiye kuzana mu kidobye izo mpango banze zitazaza akanje intege Pastor wari Mutesi wari waramuroze wajya ngo nteri yarakarabye ariko reka nkubwize ukuri Imana yo mu gihugu cyo mw'ijuru yamukijije umwaka Mutesi akababonye Ferdinand binyuza ahakomeye ye gukomeretsa Ferdinand atangira kumenya Ferdinand batangiye kumenya ubucakura bwa Mutesi bwose atangiye kumenya ibye ariko Ferdinand hangane ni wubake urugo rwawe rukomere umugore wamuhisemo mureba igihugu cyose hari n'abandi bagore rero Mutesi ihangane nashire baro hasi ashira mu izina rya Yesu. Yes hanyuma mureke bashimire cyane hanyuma reka twitege ibigiye kuza imbere kuri Solange. Abantu baranyiteguye ngo bari gushaka nimero zanjye kuko bamaze kumenya hose Burayi munyesengera abagore benshi nk'abo bafite datambutse reka nzivuge n'abagokobwa bafite inzingo bafite nk'imyaka 38 40 barabazinze badashaka abapfumu barabazengereje abo bose bari kumamagara kabandika muri registre mu ikaye kugira nkomeze mbafashe mbasengere Imana ibabohore nk'uko ubukwe bwa Mutesi bwatashye nubwo bwangoye ariko Imana yarahabaye rero ndashima Imana yabikoze 0781 gatatu 497 946 ndayisubiramo 0781 gatatu 497 946 tigo yanye ni 0725 410 353 nkomeje ndi Prophete Florier cyangwa se Reverend Pastor Florier itegure kubona umugabo kurongora agusekeshe ajya gusomagura wishime yego Imana igiye kuguhoza amarira wababaye igihe kinini ariko Uwiteka agiye kukugirira neza kandi abantu benshi bari barakuvuye bake kukugarukira kubera ikiza Imana igiye kugukora Imana igiye kukumwakura kandi uzashorerana na Asiya amako yanya azashorerana kabisa.